Ibihe byiza bakunze ba televiziyo Isango Star mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Umunyafrika cyo kuri uyu munsi wa none mbashimira cyane kwa mwahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe rero tuba turi kuganira ku ngingo zitandukanye ingingo zigaruka ku kubaka Afrika dushaka mu buryo butandukanye muze kubigarukaho cyane yo ndi gutangira iki kiganiro mvuga nti Afrika dushaka kwanza cyangwa se kwitangiriro iri mu bitekerezo hono tugomba guhera tukavuga se mu bitekerezo dufite iki icyo dufite mu bitekerezo turagishyira mu bikorwa dute byose rero bihera mu kuganira bihera mu kungurana ibitekerezo kuri izo ngingo kugira ngo tuzinyuremo tuzerekezemo hanyuma kimwe dushaka kuko kibashe kugerwaho iyo tuvuga ngo hari icyo dushaka babivuga ko igihari atari cyo dushaka kugihindura twavuze ku ngingo zirebana n'uburezi twarebye uburyo izo ngingo zakorwaho mu bijyanye n'uburezi tukagira uburezi dushaka n'umusaruro wabwo twarebye muri politiki mu miyoborere twarebye mu ngingo zitandukanye uyu munsi wa none nabwo rero tugiye kurebera hamwe akamaro k'isano y'ubunyafrika mu miyoborere y'Afrika ubwo isano ubushize twavuze ku isano n'ubundi ariko noneho twavuze ku isano iri mu ndangagaciro uyu munsi ugiye kureba noneho isano y'ubunyafrika cyangwa se akamaro k'iyo sano y'ubunyafrika mu kubaka Afrika dushaka ariko mu buryo bwo kuyobora Afrika ntago ndi jyenyine rero mu kiganiro mandi kumwe n'abatumirwa nk'ibisanzwe uyu munsi turi kumwe na Honorable Muhongayire Christine n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mbere yuko ajya muri izi nshingano mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda n'inshingano yamazemo imyaka 8 azikora azi byinshi mu bijyanye n'uburezi hazi byinshi mu bijyanye n'amateka turaza kubigarukaho tubaye ikaze mu kiganiro Honorable tubaye ikaze arakoze cyane Pastor ntago turi kumwe na Honorable wenyine ahubwo turi kumwe na Muhire Louis Antoine ntago ari ubwa mbere tugiye kubana mu kiganiro mu biganiro byatambutse twari kumwe uyu we noneho ni impuguke mu bijyanye ni impuguke mu bikorwa bya Made in Rwanda cyangwa se ibikorerwa mu Rwanda afite byinshi azi kuri politiki ya Made in Rwanda araza kutubwira icyo ibikorerwa mu gihugu bimaze mu kubaka yasano tumaze igihe tuvuga kuri ubu ngubu kandi ni impuguke mu akaba n'umunyamabanga mukuru w'ibikorerwa mu Rwanda nyine ko namaze kubivuga hanyuma mbere yaho yayoboye ikigo cya leta gishinzwe gusangiza amahanga ibisubizo nyarwanda ibyo bita Home Grown Solutions yarakiyoboye hanyuma yabaye rwiyemezamirimo ku bijyanye n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga afite byinshi azi kuri politiki cyane cyane yo kwigira afite byinshi azi kuri politiki yo kubaka isano igamije kukuba twajya mu murongo wa Afrika dushaka Muhire tubahaye ikaze mu kiganiro murakoze kutwakira reka mbare nawe mperaho ku kibazo cya mbere numva nshaka tugarukaho turebe kuri iki kintu kijyanye n'isano ariko mbere yuko tuvuga ku isano turebe ubunyafrika mu mateka yatambutse hari ibikorwa imigenzereze urumva iyo tuvuze ubunyafrika numva mu kiganiro cyatambutse mwadusobanurira ubunyafrika byimbitse iyo tuvuze ubunyafrika twumva ko ari nka spirit iyo ndangagaciro iyo mitekerereze ese hari ibikorwa mu mateka bigaragaza yuko higeze kubaho isano y'ubunyafrika mu bituganirizeho yego ngiye cyambere nuko abantu batumba kumenya ko Afrika yahozeho mbere yuko umukoloni aza burya twariho ntabwo basanze turi mu ishyamba cyangwa turi abantu badafite uburyo twiyobora wenda tugiye kurwana ntituvuge ku bindi bihugu ariko nko mu Rwanda basanze hariho ibyiciro by'ubuyobozi hariho uko abanyarwanda bakemuraga ibibazo byabo ubwabyo rero byerekana yuko hari ubunyafrika bwabayeho mbere y'ubukoloni ahubwo bwakomeje no gukomeza gutera imbere nyuma y'umukoloni wareba rero ku rwego rwa Afrika wareba nka South Africa cyangwa Afrique du Sud cyangwa wareba Egypte abafarawo wareba muri za Ghana hose wasangaga uburyo bwubatse bwo kuba umunyafrika bwo kuyoborwa bwo gusangira bukungu bwo gukemura ibibazo gukemura intambara ibyo byose ni ikimenyetso gifatika uno munsi udashobora kusiba cyerekana ko koko twariho mbere yuko umukoranaza bigaragara yuko barafite ibyo bahuriyeho birumvikana hanyuma tukareba nko mu mateka
yaraduhaye ingero za bimwe mu byagiye bikorwa ariko noneho dushobora gufata nk'ingero reka tuvuge mbere y'umukoroni ko umukoroni ahaziye hari impinduka zabayeho ese ahaziye abakoroni aho baziye hari changes zabayeho mu buryo bw'imibereho yacu ku buryo tuvuga ngo yasano koko yagize gutya irahungabana iyo musesenguye mukareba abakoroni baza mubona bahungabanyije iki mu bijyanye n'isano yari hari mu banyafurika murakoze reka ngira icyo nongeraho ku bijyanye n'isano ubu uyu munsi turavuga isano y'abanyafurika isano y'ubunyafurika hari igihe ubundi ubwo turashaka kuvuga iki isano ubundi n'iy'abanyarwanda tuvuga mu kinyarwanda ko umuntu mufitanye isano nuko muba mufite aho muhuriye ha bugufi ku buryo mufite ibyo muhuza mufite ibyo mwemera mufite ibibayobora mufite ibibaranga muhuriraho icyambere abanyafurika ikituranga duhuriraho nuko dufite indangagaciro zituyobora buriya abanyafurika twese tugira ubumuntu turi abantu bakunda gufatanya turi abantu bakunda gutabarana hari indangagaciro nyinshi duhuriraho nk'abanyafurika ikindi cya kabiri abanyafurika buriya duhuriraho n'umuryango abanyafurika dufata umuryango nk'ishingiro ry'ubuzima umuryango nk'umusingi ukomeye wo kubaka igihugu nk'umusingi wo kubakiraho iterambere n'ibindi byose twifuza icyo tugihuriraho twese nk'abanyafurika hari irindi sano buriya uvuze abakoroni bataraduka buriya twari dufitanye isano ryiza kandi riduhuza wasangaga mu miyoborere yacu nk'abanyafurika dufite umwami ahantu henshi mu bihugu byinshi byabaga bifite umwami bakamwubaha umwami akaberaho kurinda abaturage no kubasigasira no gukora ku buryo batera imbere buriya ikindi kintu cyaduhuje nk'abanyafurika cyaje mu mateka yacu buriya ni ubukoroni ubucakara reka tuhere ku bucakara kuko burya ubucakara bwabanje mbere y'ubukoroni mu bucakara habaye iki kwari ukugurisha murarizi isoko ry'abantu abanyafurika bakajya ku isoko guciririkanya ku muntu buriya kiriya ni ikintu cyababaje ubunyafurika cyababaje abanyafurika hariya ariko murabizi ko hari ibihugu byinshi bitagiye bitanga abacakara nk'u Rwanda u Rwanda bucakara bwabaye ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri bageze aha mu Rwanda baramubwira bati wowe duha abantu batangira kujya ku biciro umwami arababwira tumva abantu abasabanje jyewe nijye wabo abangaba ni bene Imana nukuvuga nta burenganzira mbafiteho bwo kubabaha nta ibyo muriho mutekereza ntabwo byakunda kuko simbafiteho uburenganzira kuko aba ni bene Imana urumva wa mutima bwa bupfura hariya bose baza kubigira ntabwo twari kugera kuri icyo kintu cy'ubucakara cyababaje abanyafurika reka tugere kuri icyo warubajije rero ku kijyanye n'ubukoroni buriya ubukoroni bwaje twibereye uhuko tuyobowe neza abanyafurika dutekanye ubuyobozi bumeze neza imiyoborere abanyafurika barayihaye umurongo ugaragara bafite ibyo bubaha bafite ibyo baziririza bafite za ndangagaciro twahoze tuvuga abanyafurika bafite uburyo bubaha ubuyobozi bwabo bakaburinda nabwo bukabarinda nigeze kuvuga umwami ahantu henshi muri Afurika hose babaga babumufite reka mfate nk'urugero rwa hano mu Rwanda twaba dufite umwami akagira abamufasha ntabwo yayoboraga wenyine yabaga ari kumwe n'abantu bari bumugire inama nko mu Rwanda twagiraga abiru tukagira abiru bakaba abantu bo gutekereza uburyo imibereho y'abantu yatera imbere ubukungu bwazamuka ubuzima buri bugende neza twagiraga ingabo ahubwo ubanza najyaga kuzibanza ingabo bari abantu bakomeye bo kurinda umwami mu kurinda u Rwanda bakarinda abanyarwanda ku buryo
ku buryo icyo cyabaga ari ikintu gikomeye nabo bakabigirira ishyaka bakaba intwari. Hanyuma hakazamo n'abacurabwenge. Hari abitwaga abacurabwenge, ni abantu bo gutekereza uburyo iyo ngoma bagiye kuyisigasira ikaramba, uburyo abanyarwanda bazakomeza bagatera imbere n'uburyo bazabaho. Ubwo mfashe mu Rwanda gusa, ariko no muri Afurika nuko byabaga bimeze, mu bindi bihugu byose ahari ntibitwe gutyo nk'uko twabitaga abacurabwenge n'abiru. Twagiraga n'umutware w'ingabo, tukagira umutware w'umukenke. Umutware w'umukenke akamenya amatungo n'ibijyana nabyo kugira ngo ibijyanye n'amatungo bitera imbere. Tukagira umutware w'ubutaka kugira ngo amenye ati abanyarwanda bazatungwa n'iki, babeho batya. Byari ibintu byiza ku buryo iyo winjiye mu mateka wumva bwari ubuzima bwiza. N'abanyafurika nuko babagaho, amazina ntase, ariko nabo bari bafite uburyo bayobora, imiyoborere ihagaze muri za ndangagaciro zacu dusangira nk'abanyafurika. Bakaba bafite abayobozi bari bushinga ubukungu, iterambere, imibereho myiza n'ibindi byinshi, ku buryo ubona ko imiyoborere y'abanyafurika yari ihamye, yari ikomeye mbere y'umwaduko w'aba bazungu, mbere y'uko badukoroniza. Twebwe twari abantu Afurika bahagaze kandi bahamye, bafite umurongo bagenderaho, bafite ubuyobozi bwiza, bubaha nabwo bukabubaha. Ibyo basenye rero ni byinshi. Bahereye kuri za ndangagaciro twavugaga, barasenye indangagaciro, basenya bwa bufatanye, basenya kwa gutabarana. Hari ukuntu abanyafurika twajyaga tunahahirana, hari keretse nimba ndiho ntinda, hari ukuntu twajyaga duhahirana nta mipaka. Buriya ibintu by'imipaka y'ibihugu ntabwo, iyi mipaka ntabwo yajyaga ibangamira abanyafurika. Kugira ngo ujye mu kindi gihugu ntibyagusabaga viza nk'uko ubu ngubu bisigaye bimeze. Yari imipaka, abantu bagenda urujya n'uruza. Ni ukuvuga ngo abaturage n'ibihugu nta kintu na kimwe cyadutandukanyaga, twumvaga turi abavandimwe. Ubwo buvandimwe bukatwubaka, bukaduhuza. Ndetse no kugira ngo hari n'ukuntu bajyaga bahahirana, gucuruza. Buri wese ibyo ufite ukabiha n'undi nawe akaguha ibyo afite. Dufate nk'urugero nko mu Rwanda, niba mfite agatebo k'ibishyimbo, wowe nkabiguha ukampa wenda agatebo k'imyumbati, cyangwa ukampa ibyo ufite nawe nkeneye, nanjye nkaguha ibyo ukeneye. Ibyo ntabwo ari mu Rwanda gusa, byabaga no mu bindi bihugu byose duturanye. Hari n'ikindi kintu cyiza cyabagaho nk'amapfa, nk'inzara, ukabona abantu barambuka bajya aho ibintu biri n'abandi bambuka, ku buryo ubwo bumwe, ubwo bufatanye, uko gutabarana, uko kumva ubuvandimwe bukomeye, nicyo cyahereyeho Gisenyi. Ikindi cyakomeye basenye ni umuco w'abanyafurika. Batangira kutubwira ukuntu umuco wacu ari ibishitani, ari ibishenzi, ndetse bikaza no kugera aho bibi bipagani. Reka mfate nk'urugero, aha ndahita nsoza kuri icyo kibazo. Urugero nk'amazina y'Ikinyarwanda, noneho ntituyite nk'amazina y'Ikinyarwanda, ariko n'ubu biracyariho kandi abantu bagomba kubireka rwose. Wavuga Muhongayire rikitwa iripagani, ngo izina ryawe ry'iripagani. ukibaza ukuntu izina ryanjye ry'Ikinyarwanda ari ryo ripagani, ari ryo ribaye iripagani. Nk'ubu iryanjye harimo Uwiringiye Imana, urumvamo iyo mana, ariko bakavuga ngo ni iripagani. Pasiyanse rikaba ari ryo ribiri kirisitu. Hanyuma Uwiringiye Imana kandi n'Imana irimo. Buriya n'umubyeyi waryise yatekerezaga kuri ya mana yacu, ya mana y'u Rwanda, ya mana idukorera ibikomeye, ya mana arebye yita umwana we Uwiringiye Imana. Urumva rero kuza nkahita n'igitiripagani kandi
gutesha agaciro nibyo nari ndimo mvuga yuko icyambere bakoze badukuyemo za ndangagaciro bwa bupfurana bwa bufatanye na kwa gutabarana na wa muco wacu na bya bindi byiza byaduhuzaga wa murunga wadufatanyaga bagerageje kuwuca impamvu bawucaga ko ari kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Murakoze Honorable. Sinzi niba ubyumva kimwe na Honorable ku ngingo ijyanye nuko basenye iyo sano. Nge numvaga hari ahantu tutajya kubyumva kimwe bitewe nuko ndi kubitekereza imbigeranyije n'iby'ubu ngubu. Araho mwavuze batware bayoboraga umukenye utaka nkabona ni nk'abaminisitiri bo muri iki gihe mwavuga ibyo ari byo byose cyangwa hahinduwe systeme ariko ibintu biguma ari kwakundi. Sinzi muhidukorere ubusesenguzi kuri icyo kintu mutubwire niba mubona byarahindutse, niba byarahindutse mubona ari ibihe byahindutse ku buryo twabigarura n'ubwiza bwabyo kubera iki? Nemeranya na Honorable kuko duhere ku by'amazina Muhire bigipagane gute Louis Antoine sinzi n'icyo bivuga, sinzi rwose umwese Louis bivuga iki. Hanyuma Louis Antoine bikaba ari ryo ribaye igikristo cyangwa ngo oya hari iri sirimu. Yes, irindi ryabaye iri pagani, irindi ribaye Muhire ribiri pagani gute? Ariko buriya n'abaciye mu byo muri kuvugana murata mukomeza ntitwaba tutabyumva neza ko idini niba ari idini sinzi kera abantu barabapagani ko nyine umuntu utari umukristo kuko abakristo baje badusanga ibyo kristo yaje adusanga ubwo bari mu buryo bwa gipagani. Iyo ni ndeba ntashaka kujyamo wenda w'ubukristo n'iki kuko burya iyo urebye uko muri Eglise Catholique bakora imihango yabo sinzi niba wenda uri mutoya wenda ntiwabonye aho bangwa n'ibiki byose. Ngewe sinabanga nagize imana yo kwibona kuko nanjye ndabibonye ntabishaka nagiye gusura grandpapa ndarunguruka ndabibona ariko ni kimwe n'amaraso ni imyotsi gusa ibya Gatolika harimo hygiene nyinshi kurusha wenda ibya kera ariko iyo ni indi debe. Icyo nshaka kuvuga ngo mu gufata ibintu byacu bakabyita ibipagani ntago ari amazina gusa n'iyo miyoborere bayise iyipagani. Umwami wacu igihe twayoboye n'abami igihe cyose nta jenoside zigeze ziba muri Afurika kuko iyo ziba zarabaye ngira ngo burya murabizi ko amagufa ntabwo abora. Niba turi kubona amagufa y'abafarawo yo ku bwa Yesu ntabwo abora, sibyo? Iyo aba zarabaye jenoside muri Afurika hariho hose ibi byobo tuba twarabonye byayo magufa. So ariko imiyoborere yacu bayise ngo ni primitive, ni imiyoborere nyine ya iciriritse batuzanira yabo. Bakimara kuyizana reka dufate u Rwanda two kujya mu bindi bihugu nibwo amaraso yatangiye kumeneka muri iki gihugu. Kuva rwose batangiye kuvuga ngo mukore uko dukora ibyo gucamo abanyarwanda kabiri babivuyemo amoko ibiki byose bibakaduruvaye. So iyo mihinduro yo gufata ibintu byacu bakabyita ngo ni ibintu biciriritse kandi wabireba neza wa mugano ubwiru ugasanga ni cabinet y'ubu ngubu ariko ubu cabinet z'ubu ngubu tuzi benchmarking cyangwa tuzipimira tuzubakira ku byo wa muzungu yakoze. Kandi dujye gutira mu bwiru wacu wasanga ari ibyo twakora neza kurushaho. Wareba mu by'ingabo twavuze urebye nk'ubu ngubu RDF uko isigaye ikora ingabo z'u Rwanda ko zegeye abaturage zikora n'abaturage niko ingabo za kera zakoraga ariko igihe twiganye ingabo z'umuzungu ziguma muri kazerne sinzi ko babyita kazerne mu Kinyarwanda n'iki ziguma handi mu bigo byazo camp za gisirikare. Kuko urebye nka Republika ya mbere n'iya kabiri ingabo z'u Rwanda zagumaga mu bigo ntago zegeraga abaturage ni no mpamvu umuturage zibonaga kirukanka ariko kera ingabo za kera zabanaga ku misozi zabaga ziri deployed buri gihe zabaga ziri deployed Ikinyarwanda cyane ubwabyo burabona ko ni ikibazo zabaga ziri mu bice bitandukanye hafi n'abaturage urabyumva. Ubu ngubu niko ingabo z'u Rwanda zikora
niyo mpamvu nta muntu uzitinya kugira mujya mubona n'udufoto iyo zajya ahantu twana tukabicara iruhande njyewe nyiri umwana twazibonaga tukirukanka natangiye guhumurizwa ejo bundi ndarashaje so ndemeranya na honorable yuko bafashe ikintu cyacu cyose cyaba mu buryo buri cyane cyane mu miyoborere bakigira igipagani kisore gusoma dini bakigira igipagani kuba kugira igipagani banadutegeka kubyumva gutyo ku ngufu n'inkoni n'imbuna zirasa umuriro birangira uko nababwiye amaraso menshi amenetse ari nabyo biratuzanye muri iki gihe ubu ngubu usanga ntago byarangiye gukomeza gupfobya imiyoborere cyangwa imitekerereze y'abanyafurika aho rwose natanga urugero rwabaye ejo bundi aho habaye inama mu Bufaransa umuyobozi w'Ubufaransa atumira urubyiruko ngo aganire narwo uko Afurika y'ejo izaba imeze ngo ariko nta mu president n'umwe ngo atumiye ukibaza se iyo atumira urubyiruko rukagana n'undi rubyiruko kuki mu president atumira urubyiruko ngo aganire ibibazo bya Afurika ubundi arangije aravuga ati ngiye no gushyiraho ikigega cya miliyoni 30 z'ama-euro cyo kubafasha kumva demokarasi ya demokarasi y'abazungu babyumva kandi ya demokarasi honorable bivuze neza ukuntu batuzane uko babibonaga bo n'ubucakara kugurisha abantu gusenya ibintu byari byose kutugira abapagani iyo ngo niyo demokarasi yabo so ugasanga rero iryo pfobya ryahozeho na n'ubu riracyariho ahubwo none ikibazo kikaba ngo ni iki turi gukora kugira ngo bitewe nuko twabonye ko ibintu byacu byakoraga ni honorable yatanze urugero rwiza akavuga ngo umwami igihe yimanye u Rwanda cyangwa yanze ko abana b'u Rwanda baba abacakara uhita ikintu cya gucisha bugufi imiriti mu buyobozi yari umuyobozi ntabwo ari umutegetsi ariko demokarasi y'umuzungu yo uzura umutegetsi urategeka ubwira abantu ati mukora ibintu mutabikora ndabarasa cyangwa ndabateramo gaz lacrymogène nko mu Bufaransa birwo bakora rero tukavuga ati niki turi gukora uno munsi bitewe nuko twabonye ko iyo demokarasi y'umuzungu y'umukoroni yitwinjiyemo amaraso ameneka ya mipaka honorable yavuze ibaho nk'ubu ngubu ugasanga gucuruza hagati y'abanyafrika ni ikibazo kubera ko dufite amafaranga cyangwa currencies zirenga 30 na ngiye najya kujya wenda muri Côte d'Ivoire ngomba gufata amanyarwanda nkashyira amafaranga y'umuzungu amayero cyangwa amadolari najya muri Côte d'Ivoire nkayashyira mu masefu kandi turi muri Afrika ndabyibuka rimwe nigeze kujya muri Maroc banza kunyura mu Bufaransa kugira ngo njye muri Maroc bifata amasaha 19 ahantu ubundi nakora amasaha 4 cyangwa 5 mu ndege isanzwe murabyibaza ibyo ruko urabyumva ukuntu bikomeye so ni ibintu bikomeye cyane noneho ubwo iyo ugiye gusaba visa yo muri Maroc ubu ngubu wenda sinzi uko bimeze ariko cyagomba gusaba visa agomba kujya Nairobi bakagushyiramo visa muri Munyafrika ugakoresha formule nk'izo mu Bufaransa neza ugiye gukora iki ugira gute noneho ni uri transit no mu Bufaransa sinzi ukuntu agomba kubimenyesha nabo Abafaransa kuko nta wamenya ushobora kunyira iwabo ukahita ngo utoroka so ngiye umunyarwanda bakaba banciye cyangwa umunyafrika uri munsi ya Sahara banciye neza gukora business na Maroc ariko Maroc we afite indege ihoraho buri munsi ijya mu Bufaransa urabyumva so wa mu Faransa kabagurisha byinshi ngiye wa munyarwanda ushaka kujyana fromage yanyu ngo nyibagurishe bikananira bikaba ikibazo so ni ukuvuga rero niki turi gukora kugira ngo ahubwo dusubire hahandi twari turi ya mipaka wenda ku ikarita igumeho kuko kuyisubiza inyuma bishaka kutuvuna ariko tuyivaneho karira soko ryaje soko rusange rya Afrika ni ikintu twatuye guhimbaraga nyinshi cyane ariko twabonye abantu ibihugu biri kurirwanya ukibaza niba bafata akanya ko gutekereza akemerera ko hari ibihugu tuzi birya umugati buri gitondo uvuye mu Bufaransa indege igafata ikadepoza umugati sinzi muri kubyumva umugati tugura muri Lagarette ukaza mu ndege uvuye mu Bufaransa kandi mu Rwanda dushobora kufata tukabujyana no badashobora kwikora umugati wabo so niki turi gukora niyo question mark nicyo kibazo kugira ngo dusubire hahandi hagaragara neza ko nta genocide yigeze iba
abanyafurika bigenga. Habayeho intambara hagati y'ubwami, ibihugu uko byagenda byaguka, ariko nabyo bareba nko muri kesi y'u Rwanda ntabwo umwami yarwanye hose yagura u Rwanda. Wenda ujye mu za Rusaka habaye intambara zikomeye, ariko iyo ugiye mu majyaruguru ujya za Masisi hose ntabwo yarwanye. Yaragendaga bakicara bakavuga ati okay tubigenze gute, okay bagakora bakumvikana bakemera ko umwami w'u Rwanda ariko bakomeza bakigavuninga ubuyobozi. Nayo mpamvu yashobora kujya mu kindi gihugu cyangwa se akajya ahandi ntabe imyigaragambyo. Uno munsi hari abaperezida bamwe bavuye muri gihugu cyabo basigaye bafite ubwoba ati ndagaruka nsanga ivanteye kudeta, ngira ngo twarabibonye ejo bundi mu bihugu duturanye. Ariko kera umwami siko yafataga akajya ahandi, nta telefone yabagaho, nta fax yabagaho, nta ndege yabagaho. Urumva kumuheka kumuvana wenda i Kigali ngo umujyane Gisenyi ni iminsi 3 cyangwa 5. So hari impamvu zose niba abaturage bari bayobowe nabi zo kuvuga ataragiye bakahita bakora igihugu cyabo. Kuki se ntabyo bitabagaho ngo niba twari tuyobowe nabi? Ikindi navugaga cyerekana ko twari tuyobowe neza, nta jenoside yabaye muri Afurika abanyafurika biyobora, ntayo. Ariko umuzungu ahinjiye amaraso yamenetse ateye ubwoba. ntabwo byoroshye urumva batuzanyemo impinduka zikomeye cyane. Ndimo ntekereza ku kintu kijyanye no mubano ibihugu byari bifitanye, bakomeje cyane mu buryo bw'ingendo ukuntu bigorana. Ntekereza noneho ese ibihugu ukuntu byabanaga kera, ubwumvikane, ugushwana ko abaturanyi ntibabura gushwana, ese biyungaga bate? Kuri ubu ngubu ntitubihuza n'iby'ubu turasanga nanone hari isano yahungabanyijwe cyane cyane no kwaduka kw'abakoroni dushingiye kuko kera byari bimeze. Hari n'ingero nyinshi dushobora kugenda twifashisha mwatubwira uko mubyumva. Nibyo rwose. Reka mpere ku mubano uko twabanagaho n'ibindi bihugu mbere y'uko abakoroni baza. Afurika twarabanaga nta mipaka, nibyo nahoze nkubwira, ariko ntibyabuzaga ko abantu bashobora kurwana kugira ngo bagure ibihugu, kugira ngo ni naho haje guturuka n'umugani w'ikinyarwanda bati u Rwanda ruratera ariko rwo ntiruterwa, kuko babaga bafashe za ngabo zifite umutima nama, zikunze u Rwanda, zigomba kuruharanira zikarurwanirira, bakagenda bakabashyira ku nkiko ku mupaka w'u Rwanda, ku buryo nta mwanzi wakubahuka kurutera. Ariko atari ibyo by'intambara n'abasirikare n'ingabo no kwagura igihugu, ubundi barahahiranaga. Nibyo navugaga ko nta mipaka, ni nabyo na Muhire yavugaga nta mipaka yahabaga ivuga yuko kwambuka ahangaha biri bugusabe ibindi byangombwa nka bya bindi yatubwiraga byo kuzuza kandi uri muri Afurika. Ndetse niyo byabaga ngombwa, ubundi buriya abaturanyi basabana n'abageni barashyingirana. Hari n'igihe nabo bo mu bindi bihugu byo muri Afurika byegeranye byashobora no kuza bigasabana abageni bakabashyingira, bakabona n'amaboko mu bindi bihugu. Ibyo byari ibintu bisanzwe kandi bikorwa. Byagenze bite rero? Cya gihe bari bibonera niyo byabaga za ntambara, abanyafurika twari dufite ukuntu bicaraga bakabona ibisubizo by'ibibazo byabo. Iteka bakoraga ku buryo babona ibisubizo. Hari reka mbahe nk'urugero, u Rwanda n'u Burundi buriya ni ibihugu duturanye kuva kera. U Rwanda n'u Burundi hari igihe byigeze kujya birwana cyane, bikanatakaza ingabo, bikanatakaza. Bukeye abami bombi barabireba, Mutara wo mu Rwanda na Mutaga w'i Burundi barabireba, baravuga bati reka dushake igisubizo kirambye cy'iki kibazo. Baragiye twicara abami twa Nyaruteja, ubu ni mu karere ka Gisagara, baraganira. Ntibaganiriye gusa, bahise basinyirayo n'amasezerano. Amasezerano uyu munsi wa none turayita amasezerano, ariko icyo gihe yitwaga imimaro. Barasezerana baravuga bati ubu noneho tubyumvikaneho ko ntawe uzongera gutera undi, twubake ibihugu byacu mu mahoro. Icyo cyari kimwe mu bisubizo abantu bagendaga babona. Ubwo narifashe u Rwanda n'u Burundi hatwegereye, ariko nureba na za Mali na Ghana n'ibindi bihugu byinshi
no guhahirana uzi ko hari n'igihe bafataga izahabu bakazitanga bakabaguha umunyu. Urumva kugurana zahabu umunyu ni ukuvuga ngo ugewe icyo nkeneye ndakibona kuri mugenzi wanjye, nta gihunga na kimwe, nta kibazo na kimwe. Abanyafurika bafite ukuntu bayoboye kwiza cyane, buriya bari bafite uburyo buhamye bwo kuyobora ibi bihugu byacu. Twavuze umwami n'abari bamukuriye, ariko twigeze no kuvuga ko mu isano ikomeye twari dufite nk'abanyafurika, twari dufite umuryango nk'ubuzima, nk'ishingiro ry'ubuzima. Buriya rero n'umuryango nawe wabaga ufite uwuyoboye, akitwa umutware w'umuryango, akubahwa, kandi nawe koko yabaga ari umutware nyamutware, wa mutware ufite ijambo, kuko yabaga ari inyangamugayo, ari imfura, za ndangagaciro zose azujuje, kuko akeneye icyiza mu bagize umuryango we. Hanyuma akaba ari aho akawusigasira, akawubungabunga, agakora ku buryo utera imbere, akawitaho mu mbaraga ze zose n'ubwitange buhagije. Nawe urumva yabaga ashyira ababyeyi mu miryango bagaterana, nabo babaga aho bariho barerera abana, babarera nk'abanyafurika, babarera babitaho, babarera babakuza kugira ngo bakomeze bagire rya shyaka ry'ubunyafurika. Ugasanga rero ibyo byose byagendaga bitwubaka, bikadufasha nk'abanyarwanda, bwa bukoroni bwabikuyeho. Kandi impamvu babikuragaho nuko basanze dukomeye, duhagaze dushikamye. Ntabwo rero bari kubasha kutuyobora ku buryo babasha gutwarana na bwabo. Murumva bagiye imbere baragabagabana ibihugu. Mu kugabagabana ibihugu bagendaga bashingira ku bukungu buri muri buri gihugu. Ubwo rero iyo batabanza ngo bakore n'ibyo, ntabwo bajyaga kubasha gushobora Afurika. Turibaza ngo ahubwo uyu munsi nk'abanyafurika ubu hari ikintu cyiza u Rwanda rwakoze gikomeye, kuko kigomba kubakirwaho na Afurika tukakigenderaho. Burya bya bisubizo, kwishakamo ibisubizo, mwabivuze mu zindi ndimi, ubwo ndiho ndashaka kubivuga mu Kinyarwanda, kwishakira ibisubizo hagati yacu. Gushaka ibisubizo buriya ni ikintu gikomeye. Twe twageze kuri ndi umunyarwanda. Iyo abiyindi umunyarwanda yari ibashije gushyika mu mitima y'abanyafurika bose, tukabana ndi umunyafurika. Impamvu ndi umunyarwanda jewe nyigarukaho, hari siyo ndi butindeho cyane kuko turi muri Afurika, ariko nuko nari nyibonye nk'igisubizo twishatsemo abanyarwanda, kandi gishobora kuba igisubizo kuri Afurika muri rusange. Buriya u Rwanda rwari rumaze gusenyuka mu mateka yacu, turayazi, nkuko wabuze ubivuga na jenoside yari imaze kuba, abatutsi bishwe mu gihe gito, baricwa n'abanyarwanda. Si ukuvuga ngo ni abandi bantu, burya ari nk'abandi bantu baturutse mu bindi bihugu, wazashaka uburyo ubona umuti wabo, cyangwa ukazanabatera muri ibyo bihugu byabo bagiyemo. Ariko bari bakabica ari ababo, ari abaturanyi, ari abo basangiraga, bikagera naho n'umwana yica nka nyina, umugore akica umugabo. Byari ibintu bigoye, ni amateka agoye kumva. Ayo mateka tubasha kuyarenga. Inkotanyi buriya zarakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndamushimiye, yarakoze, yatugejeje ahantu twebwe nk'abanyarwanda twarebaga tukabona biragoye, ariko areba kure, ahagarara, aradufasha nk'abanyarwanda, turabishobora. Twongera gusigasira ya sano irakunda. Turangije tugera aho tugeze kuri ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ngo isumbe bya bindi byose twabayemo, isumbe y'amoko yose, isumbe bwa bugome twagiriranaga, isumbe twa turere buriya byagezeho no guca mu turere nabyo biraba, isumbe byose. Twumve ko turi abanyarwanda, duhuje isano, dufite ibyo duhuriyeho, kandi bigomba kuturanga, bikaba ari ibyo bituyobora, kugira ngo dufatanye twese
twubaka iki gihugu kandi dore kuko aho kigeze muri iyi myaka 27 gusa ni mike cyane. Rero numvaga ari ikintu nashakaga kugarukaho ngo mvuge ngo turamutse nk'abanyafurika twese tubashije kumva tukigira kuri ndi umunyarwanda tukabasha kugera kuri step yo kuvuga ngo turi abanyafurika, ndi umunyafurika. Nimbona umunyafurika uwahe wari we wese mubone nk'umuvandimwe, bya bindi byose byadutandukanyaga byose tubirenge tugera aho tuba abanyafurika. Numva cyaba kibaye igisubizo cyiza. Ikindi mbona cyakwiye kutubere igisubizo ni nanjye kubivuga nanjye mu rundi rurimi ni ubushake. Ubushake buriya ni ikintu gikomeye. No mu kinyarwanda tujya tubivuga ngo ushaka arashobora. Ugize icyo ushaka ugashyiraho imbaraga n'umwete byanze bikunze uragishobora. Ni ukuvuga ngo natwe ubushake bw'abanyafurika tubwimitse twese tukavuga tuti abanyafurika dufatanye twese tubashe kurenga za bariyeri zose zagiye zishyirwaho n'umukoroni, twabasha kugera ahantu heza tukagira imiyoborere ihamye. Ariko bigenda bidindira. Uko kudindira reka mba ariko nanjye nzamukiramo. Nk'ubu dufite ingero z'ubushake bwagiye bugerageza gushyirwa mu bikorwa, haba hano wenda turi no muri East Africa, ugasanga hari ubushake bagize bakavuga ngo turashaka kwigira, turashaka ko duhurira ku myumvire imwe. Dufata urugero nko kuri ibintu bya caguwa, uribuka ko ibihugu bigize East Africa barateranye bavuga bati mureke duteze imbere politike y'ibikorerwa iwacu mu bihugu, duce caguwa rwose cike burundu. Uko byagenze murabibona ubu ngubu bihugu duturanye byarahindutse, bo caguwa baracyakira nk'uko byahozeho mbere. Nkavuga se uko kudohoka mu Rwanda niho ubona turi kugenda tugerageza tuzamuka mu buryo bugaragara. Uko kudohoka ayo masezerano ibihugu biba byagiranye, ubwo nagira ngo uze gukomboza no ku kintu kijyanye no gukemura ibibazo birimo n'ayo makimbirane. Ko Honorable Baranda tubwiye ko aduhaye ingero z'abamu kuntu bicaye bagacoca ibibazo bigahita bijya mu murongo. Kuki abubu tudohoka mu bintu tubona bidufitiye umumaro? Ni ingaruka z'umukoroni, ni ibihe bigeze bikaba bigoye mu bivuga iki? Harimo ingaruka z'ubukoroni kuko iyo ibintu byose babisenye bakakubwira ko wowe n'umunyarwanda n'umugande ntaho muhuriye, umwe akavuga igifaransa kuko yakoronijwe muri ya masezerano yavuze muri Berlin bakasemo Afurika tudahari. Ababiligi bakatwegukana, twabanje kwegukana n'Abadage, ariko Abadage batsinzwe Ababiligi baradufata, nababonye ko wenda nta ori hari baduhereza Abafaransa, so tuvuga igifaransa. Ubwo akatubwira ati umugande ngo ntaho duhuriye, umurundi ngo ntaho duhuriye, cyangwa ubwabyo bitangira mu mutwe. Hamaze kuva muri independence za Afrika hamaze kuba amageneration nk'atatu ane yagiye yigishwa ko adahuye. Umunyakenya mwahura ngo ndi umunyakenya mbere yo kwibana mu munyafrika, bimwe Honorable yavugaga. Umurundi n'umunyarwanda ugasanga rwose aho bahuriye bavuga ururimi rumwe, ibintu kimwe, umuco ni umwe, ariko ngo turatandukanye. Tubijyanye rero kuri caguwa, ikibazo wenda cyabaye, harimo ibibazo bibiri ngiye mbona. Icya mbere ni uko nkivuzeho, ntago nubwo turi muri community ya East Africa, bwa bukoroni bwatumye twiyumvamo imyaka burya 100 ntago ari imyaka mike. Binjiye muri Afrika bahaguma igihe kiri munsi y'imyaka 100, ariko none banaduha na independence barakomeza baradukoloniza mu myigishirize mu mashuri yacu. Ngira ngo nta ministeri icyo gihe mbere za 90 zashobora kuvuga ngo tujye kwigisha abana bacu ibi ngibi. Twagendaga kuri gahunda z'Ababiligi, z'Abongereza, z'abaki. So icyo ngicyo gituma ubwacu tutiyumvamo ko niba twicana ahantu hamwe, nkuko icyo gihe umwami w'u Rwanda n'uw'i Burundi bo babonaga ibintu kimwe, bari Abanyafrika. Nta yindi mitekerereze yabavangiraga bari bafite. Ibyo bagenderagaho ni ya mikorere ya myumvikane twavuze yatumye bicarana, ibyo basezeraniyeho
nubwo wenda bitanditswe ku rupapuro ariko burya imvugo ikaba ingiro. hari ahantu bicaye baganira mbona harimo ubumuntu bagize ubumuntu bwo kurengera abaturage babo bakomeza gupfa. Noneho rero ubu ngubu kubera ko tudahuje imyumvire ntabwo imisezerano tunakoze ubwayo tuya respect. Icya kabiri ariko navuze ko kwa gupfobya inzego zacu ntabwo byahagaze, nibyo ngira ngo urubyiruko ubu ngubu twebwe hari igihe twibwira ko Pan-Africanism byari byabanyerere n'aba Kwame Nkrumah n'abandi, twumva ko ubu ngubu twe twageze mu isi idagikeneye gukomeza gusunika ubunyafrika imbere. Ahubwo ni naho bigiye gukomera, kuko kera wenda twari dufite umunyamerika n'umufaransa ariko hajemo n'umushinwa n'umurusiya noneho nawe yaraje n'abashaka Afurika. Ubwo rero muri ya diplomasi cyangwa se muri kwa gukomeza gupfobya ubunyafrika, icyabaye ikibazo cyabaye muri caguwa hajemo ikintu cya AGOA, ikintu bise ngo AGOA ni African Opportunity for Act, ikintu nk'icyo ngicyo cy'abanyamerika bakoze muri 2000 mu 2000, African Growth Opportunity Act niko bakize mu 2000, ngo ibihugu biri munsi ya Sahara ngo bigire access cyangwa bigire bibashe kugera ku isoko ryo muri Amerika mu buryo bworoshye. Ariko iyo ugiye kuri murandasi cyangwa website ya AGOA, iyo African Growth Opportunity Act, usanga ngo kugira ngo bagushyiremo ni ibintu biri politike gusa, ngo democracy, good governance, human right. Ariko izo human right na democracy ntabwo ari izo twicaye hamwe nabo ngo tuzidefinise. Ese ni iki mwita human right, ni iki mwita democracy? Ni izabo, urabyumva? So mu by'ukuri ikintu cya AGOA ntabwo cyari kigamije guteza inganda zacu imbere, ahubwo nicyo bita diplomasi y'ubukungu, ijyanye n'ubukungu. Ndakubwira ngo kora iki ngiki, ikintu utagikora mfunge robine. Wareba n'imibare, Amerika ivana ibisaga nka miliyoni miliyari 23 muri Afurika ibijyana iwabo. Twebwe ibyo tuvana iwabo nta nubwo bigeze no kuri miliyari. Noneho ushobora kuvuga ati ariko twoherezayo byinshi kurusha ibyo tuvanayo, ni byiza. Ariko wareba noneho ibyo wabijyamo kimwe kuri kimwe ibyo tuvanayo, ni imashini, ni computer, ni bya bintu mu cyongereza bavuga ngo added value asset. Bivuze ngo twebwe twoherezayo amabuye, kofi, ibiryo, tutanashyizeho valeur, bo bakatwohereza ibyo bya bintu bavanye muri Afurika bashyizeho valeur. Wareba idolari rero ku idolari bongera agaciro, yego. Wareba agaciro k'ifaranga umunyamerika kohereje, ugasanga afite agaciro kanini kurusha rya faranga wowe wamwohereje. Kubera iki? Kuko inyuma y'iryo faranga rimwe rye hariho inganda, harimo akazi, harimo ibyo byose. Caguwa rero yaje kuri ikihe kibazo. Caguwa ni imyenda umuzungu yabaga yambaye akayitwohereza, ariko ababaye hanze murabizi hari ahantu kubera ko hahinduka ibihe bihinduka cyane, n'imyenda igenda ihinduka buri gihe vuba vuba. Ariko wareba agaciro k'izo myenda batwohereza muri Afurika iciriritse, ni amafaranga menshi cyane, yari amafaranga menshi cyane pe, bo bungukiragamo mu nganda zabo, kuko ni sosiyete ya consommation, ni abantu bahora bagura ibintu. Kugira ngo rero bidahagarara bagomba kurebaho ibyo waguze ubisunikira. Mu Rwanda tuvuze atari ko twebwe tumaze kubona ko tugene kuri raporo ya UN yavuze ngo agaciro ka AGOA ku nganda zo muri Afurika ntako, ahubwo banafunze ati inganda zo muri Afurika zazamuka. Abazungu bateye induru baravuze ati aha, u Rwanda human right byo nababwiye, byo mujye mubona mu gitondo mukabona CNN, Al Jazeera byose byabyutse mu gitondo ngo human right. Ntago bari uko babyutse, ntago ari coincidence, ntago ari uko ahubwo hari umuntu wicara akavuga ati bano bantu bashaka kuva muri AGOA, bashaka gukuza inganda zabo, barakangurira abandi, sibyo? Ubwo rero bakahita bajya kureba bya bihugu byose mwumvikanye mwasinyanye hamwe ko mugiye guhagarika, ko murabizi 2015 nibwo iyi community ya East Africa yavuze ngo igiye guhagarika muri 2019 ibintu bya caguwa byagomba kuba byavuyeho. Ariko imyaka ibiri yakurikiyeho hari ibihugu natanze amazina mwabishaka
bitavamo deba nyinshi cyane byahise bivuga ngo ya ariko nguretse gatoya nguretse gatoya dusigara turi twenyine niko kuri mwavuga ati mureke tujye gukubita iriya ntare ariko mukavuga ngo reka njye kunywa amazi reka njye kandi iyo ntare mwese iri kubarya so ni icyerekana ko gukomeza gupfobya imyumvire yacu gupfobya ubushake dushaka gukoresha kugira ngo Afurika igire ahandi hantu honorable yavugaga ya willing gushaka bo bakora uburyo bushobotse buri moderne cyangwa bugezweho bwo guhora butuma dusubira inyuma nabaye urugero rwa zira miliyoni 30 perezida w'Ufaransa yavuze ngo agiye kuza kutwisha demokrasi bitabinyibutsa ibyo Mitterrand yakoze muri za 90 bikatuviramo za genocide n'intambara muri Afurika hose bikanyibutsa ibyo ba De Gaulle bakoze bagabana Afurika uno munsi undakongera kabati 30 agowa rero ni urugamba ruri politiki kurusha ikindi kintu cyangwa se izo caguwa kuko niho cyane byavuze ariko hari n'ikindi kintu kiri ko noneho tuzabona mu minsi iri imbere kino kintu cya Brexit aho Ubwongereza bwivanye mu muryango wo mu Burayi burya twebwe wenda duhora mu bintu bya trade cyangwa by'inganda n'ibiki byose hari amakuru twabonye dusanga nk'ubu ngubu niba community ya East Africa yarumvikanye n'aba European ko dore standard cyangwa dore ibikwiye mu byo tugiye kubohereza bakabyemeranya ariko ubu ngubu Ubwongereza ukabwivanyemo no kuvuga ngo izo standard cyangwa ibyo byumvikanyeho ntizibigikora wajya kureza ya kofi yawe muri UK akakubwira ngo ya ngo twe dufite standard zacu zo zabaki zabongereza noneho kugira bagufungure rya soko rero bakongera bakazana zayo twavuze ya human right yabo ya democracy yabo yaki byose ugasanga izo pressure cyangwa izo amasezerano bakora na amasezerano agomba gutuma abanyafrika buri gihe ducikamo kabiri Brexit ubwayo muzayibona mu minsi iri imbere mu myaka 5 ubwayo iri kugira ingaruka kuri community ya East Africa kuko nanone ntago abantu babyumva kimwe ntago ari ubunyafrika turi gushyira imbere buri wese ari gushyira buri gihugu cye ndo umunyarwanda ndo umuki reka nkore deal na UK nanjye nkore deal na UK ariko ni ya ntare iri kutujya twese ahubwo rero tukavuga ati ni gute iyo ntare twayagurukira hamwe ari nabyo twavuje tuvuga ati mureke dusubire uko twari tumeze mbere mu mitekerereze mu miyoberere wenda tubyadopte tubishyire kuri uburyo bugezweho byaye navuga byo madini nashatse gukomezaho cyane ariko nicyo kimwe tubishyire mu buryo bugezweho noneho ubunyafrika tubushyire imbere dushyire imibereho myiza y'abanyafrika imbere nimba ngomba kujya muri Maroc sisabe visa na Afrika mu Maroc nawe nagomba kuza mu Rwanda ntasabe visa njya mu Rwanda aho twanabivanyeho isi yose ishobora kuza mu Rwanda uko ishaka kandi abantu bavuga ngo bizateza akaye kaduruva byateje ntako byateje ariko nuko abanyarwanda nkuko Honorable bivuze twagiye muri ndi umunyarwanda tujya no muri ndi umunyafrika niyo mpamvu usanga dufata ibyemezo abandi bakatureba bateko si ibyemezo bafashe none kureka abantu bose ngo baze nta visa ukayibona gusa uhageze ni bwa bunyafrika bwa umuntu kuko umunyafrika murabizi n'umuntu wakira ubundi n'umuntu usabana n'umuntu wishimira umushyitsi kandi ntacyo byadutwaye so ubwo rero kuri caguwa nasoza nuko ikibazo cya caguwa cyatewe nuko za ngaruka z'ubukoloni umwe yiyumva umu British undi akiyumvamo ubufaransa undi akiyumvamo ububirigi noneho n'inyuma bya bihugu nabyo bigashyira aya masezerano naberetse nka Brexit AGOA n'ayandi bakakubwira ati nudakora gutya turazamura human right iwanyu rwose byakaze abantu bari gupfa hari igihe ntanga urugero mbore kurondogora gatoya ntacyo tubwire rwose ndi muri Canada babizi nakoze muri polisi ya Montreal njya mbwira abantu tumuzandike muri murandasi abantu bicwa na polisi ku kwezi muri Canada muzansubize none umugiranye no mu Rwanda kuki human right itajya gusakuriza Canada ariko abantu bamaze polisi yamaze ubwo Amerika tuyihorereye kuko Amerika bo birwa barasa muri Chicago bavuga ko hafa abantu 5,000
ku kwezi bishwe na polisi. Yes, mu byo muri Rwanda si mu byandikeho murebe. Mu Rwanda of course urupfu rw'umuntu wari wese rubabaje. Urumva? Ni ibintu ariko bishobora kubaho. Iyo bibaye ugasanga ko kwenda twavuze twavuye muri AGOA, wenda muri Brexit hari ibyo tudashaka kubemerera ko dushaka kwigira. Ntabwo tugisinya amasezerano yo kugira ngo tuyasinye badutumire mu nama mu Bufaransa ngo dukemure ibibazo byacu, dusinya amasezerano atuma umunyarwanda atera imbere. Bakatavuga iwanyu byacitse pe, prizo zanyu ziruzuye. Izo muri Amerika ni ifite abanyururu benshi mu isi yose. So nicyo ngira ngo abanyafrika muri kwa gushaka ibisubizo tujye tukigira mu mutwe wacu, tuvuga ati ya ntambara yo gupfobya bya twaze tuvuga ibintu byacu byose ahubwo yafashe iyindi ntera. Yafashe iyindi ntera, iri mu miyoborere, iri kujya no mu muco. Kuvuga ikinyarwanda ku myaka yanjye 100% biri kunanira, kandi sinavuga igifaransa ngo nyishyiramo nk'ikinyarwanda. Sinavuga n'icyo ngo nyishyiramo ikinyarwanda, ariko kugira mvuge isaha yose nashyizemo igifaransa byananiye. Abana bandi inyuma bo noneho ni ikintu kibazo, murabyumva. So ni intambara tugomba guhagurukira. Honorable yatanze urugero rwiza, dufite umuyobozi twagakwiye kwigiraho twese, udatinya guharanira ubunyafrika, udatinya guharanira inyungu z'abanyarwanda. Hari discours igeze kuvuga avuga ati hagati y'amafaranga yawe ushaka kumfasha ngo ni ngo mbeho n'ubwigenge bwanjye, nzahitamo ubwigenge bwanjye, amafaranga yawe yakomezanye. Nguko imiyoborere ya kera yari imeze. Burya abajya bibaza atari ko abazungu b'abakoloni badutsindishije iki? Ni ikoranabuhanga. Kuko umuntu afashe inkoni akayigutunga igaturika, bwa zari imbunda n'imiheto nta kuntu ari kubigira. Ariko murebe mu gihe cya independence yo mu Rwanda, umwami yaragiye gusaba independence nyayo, nibagize izina rye ni Rudahigwa. Wagwiye Burundi, si wagwiye Burundi? Rudahigwa. Yego, avuga ati ibi bintu muri kuzana byo kutucamo kabiri byo kugira gute, baravuga ati yaburetse gatoya. Ahubwo bafata abahoze ari abakozi babo mu rugo nabo bababwira ati ngo bamwe mujye imbere, mwe mujye kutuyobora. So icyo nshaka kuvuga rero nuko dushyira imbere guharanira ubunyarwanda, ubunyafrika. Twibuke ko aho tugeze ntago byarangiye, ahubwo intambara yafashe indi sura. Ayo masezerano aza dutera pressure, bigatuma caguwa bamwe bayivamo birukanka, kandi UN ubwayo ivuga ngo nta nyungu ifitiye izo zagoba, nta nyungu zifitiye Afrika. Ugasanga turacyakoresha mu mashuri curriculum, ubwo curriculum sinzi ibyo byanavugaga ni inyobora nyigisho se simbizi ko babyita. curriculum ni gahunda z'ibigo byinshi, nakoze ibigo byinshi ziracyari iz'Ubufaransa. Iyo ugiye mu bihugu byo mu West Africa, mu marengerazuba ya Afrika, usanga na Bufaransa. Icyo kintu tugikoreho, ni nacyo mbona cyaba igisubizo, yaba kuri ikibazo bya caguwa, ku bibazo byo kwigira, ibibazo by'amafaranga. Igihe tuzashyira ubunyafrika imbere nk'uko Honorable yabivuze, tukabuharanira kandi tukaburwanira nk'uko abakurambere bacu babikoze, ukemera rwose bakakora ibyo bashatse, Imana ikakurinda cyangwa ikakuvuga taha, ariko ugasigara mu mateka uvuga ngo ngiye u Rwanda narwimanye, Afrika narayimanye. Urugendo rutoroshye. Kandi ukomeje ku bintu bijyanye n'indimi, nibaza nabo ntago ndumva umuntu uvanga icyongereza n'igifaransa. Sinzi namwe mwumva ngo wumva avuze ijambo rimwe akubise muri igifaransa aravanga, ariko twebwe ikinyarwanda uragifata ukavanga n'icyongereza, kubera ko nyine byafashe igihe kinini no kudushiramo bizafata igihe kinini. Nari ndimo ngira impungenge muri gihe zibaza zitese kuba bikigoye, wumva harimo n'abatenguha abandi. Ibihugu birahura barashyiraho agenda, gahunda y'imyaka 2023 hari gahunda iteganyijwe. Biriya byose ni ugushaka ukwigira kwa Afurika no kwibohora koko izo gahunda badushyiriraho. Ese ikintu gituma kudohoka kubaho ni ubukungu? Ndi gutekereza ko ari ubukungu bubitera, bituma hari na bamwe bahindukira bagatatira amasezerano bagiranye na bagenzi babo. Ubu mubona ubukungu dushobora kuzageraho tukabugeraho tukavuga ngo dufite ubwigenge noneho butuma duhagarara ku ijambo twavuze
ku buryo nta bintu byo gushidikanya biba bihari. Murabibona mu ishusho ingana iki mu gihe kingana iki mukurikije ishusho dufite ubu. Urakoze, muhira bisobanuye neza cyane. Yagiye yageraho anatanga n'ingero zo mu bihugu byinshi by'isi azi. Buriya reka ngaruke kuri icyo kudindiza, ariko hagati aho icyizere genda gifite. Simvuga ngo ni umunsi, simvuga ngo n'ejo, ariko icyizere cy'uko tuzageraho twese abanyafurika tukumva akamaro k'ubunyafurika, isano dufitanye rikaganza byose, haba mu miyoborere, haba mu mibereho yacu ya buri munsi, tugafatanya nk'uko indangagaciro yacu y'ubufatanye ibitwemereye tuyifite kandi tukayisangira. Numva icyizere ngifite. Ni nayo mpamvu rega tunafite n'uyu muryango wa Pan African Movement. Uyu muryango turimo wa Pan African Movement ni umuryango ugira ngo tugaruke ubwa bunyafurika tubusigasire. Iyi ni tuyita Pan African Movement Rwanda chapter, ariko nuko ni igice cyo mu Rwanda, ariko n'ahandi muri Afurika bagiye bagira uyu muryango wo kuvuga ngo twebwe abanyafurika dukureho ibisubizo byacu, koko tubitege kuri wa mukoroni, kuko uyu munsi hari n'abagitekereza ngo kandi ubu Afurika iramutse ikoronejwe nanone wabona duteye imbere kurusha. Noneho tukicara twavuga ngo none se abanyafurika koko naho dutegereje igisubizo ku bibazo byacu, cyangwa ibisubizo tugomba twebwe kubibona nk'abanyafurika, hanyuma tukanibohora, mbese tukibohora n'iyo mitekerereze n'iyo myumvire. Nk'ubu hari ikintu tujya tugira, twagereye aha ku masaha mwaduhaye, buriya hari abahita bubahirije amasaha nk'abazungu. Ni ukuvuga ngo kuba twagereye aha ku gihe ntabwo tukiri abanyarwanda. Murumva iyo mitekerereze ukuntu ibipfuye. Usanga rero atari natwe twenyine nk'abanyarwanda tuyigira, n'ahandi ari uko. Bumva igikozwe neza gikorewe ku gihe, twebwe tukubahiriza igihe, ntabwo bikibaye ibyacu by'abanyarwanda. Iyo mitekerereze rero niyo ituma byose tudakomeza gutera imbere ngo tubyifuze. Yakoze yavuze caguwa. Buriya caguwa ivaho ibihugu byabyemeranijweho bibyumvikanaho rwose, ariko barangije bagenda bavamo dusigarana twebwe nk'u Rwanda tuvuga tuti no, nta caguwa. Si ngombwa ko twambara imyenda y'abazungu bapfuye, si ngombwa ko twambara y'abageze gute, ku buryo twe tuvuga ngo noneho reka duteze ibyo wacu imbere, dukora uko dushoboye. Abanyarwanda, urubyiruko rw'u Rwanda ruzi kudoda, rwicare ku mashini ritudodera imyenda abantu bambara. Noneho natwe twebwe dukunde ibyo wacu. Erega buriya aho bigira ni hahandi, ni ukuvuga ngo niba ari umwenda ugakunda uwahandi, kandi dukunze iwacu tuba twambaye neza. Byashoboka ko n'urebye iminota iradufashe, iminota twagenewe iragiye neza. Murakoze cyane, reka nihute. Ubwo nashakaga kuvuga rero ko igisubizo cy'ibi bibazo byose turiho tubona muri Afurika bishobora no kudindiza n'izi gahunda zacu, yaba agenda 2063, yaba iri soko rusange nyafurika, yaba ibi bintu byose. Buriya wasanga hakirimo n'ukuboko k'umukoroni, kuko cyifuza yuko tugenda gake kugira ngo yongere azamure bwa bukungu bwe. Wari urutekerezo utari kubu tuzatinda koko tugera ahantu duhagarara tugahama ubukungu bwacu bugatera imbere. Tuzahagera nihajyamo ubu bushake bwa politiki twavugaga, n'ubushake bw'abanyafurika twese muri rusange, tukongera tukimakaza za ndangagaciro twavugaga z'ubufatanye no guhahirana no kumva isano dufitanye iruta ibindi byose, no kwimika ubunyafurika mu mikorere yacu
no mu mitekerereze yacu no mu mibereho yacu ya buri munsi hanyuma tukaba ndi umunyarwanda ikaguka ikaba ndi ikaba ndi umunyafurika. Honorable urakoze cyane, turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi hari urubyiruko rudukurikiye nonaha, turimo turigisha, turimo turababwira icyakorwa kugira ngo umunyafurika kuko bukomere. Hari urubyiruko rusoma amateka bagasoma bakareba bagiye bagerageza gushimangira ubwo munyafurika uko bamwe byagiye bibagendekera. Hari umutumirwa nagize hano muri iki kiganiro ariko twavuye kuri kamera ndamubaza ntabwo buterwa no kubona umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda hari ibintu akora nyamara bibangamiye inyungu z'abanyaburayi, ntabwo bijya bigutera impagarara mu mutima? Afite uko yanshubijeho uko abibona. Ndagira ngo mu ijambo rimwe rimwe mumbwirire urubyiruko rudukurikiye none rufite iyo nyota yo gushaka guharanira ko Afurika yigira ariko bagasoma amateka bakareba abagiye babigerageza ibyagiye bibabaho mu mumara impungenge, ubundi tugane ku musozo. Ni igihe gito cyane, amasegonda make na Honorable nawe abikomoze. Bene nabivuga mu migani icyambere hari abantu bajya bavuga ngo ukubaho k'umushwi ntabwo ari imbabazi z'agaca. So iyo urya umunsi wawe wageze uragenda, ariko icya kabiri ari nacyo cy'ingombwa ni uko ubwigenge urabuharanira. Twamenyerewe cyane ibintu by'ubuntu, kandi burya ibintu by'ubuntu no muri Bibiliya barabibuza, ko aravuga ati n'Imana iri kuguhana ibiri kugira ngo igukomeze. So ni uguharanira rero ubwigenge bwacu, nibwo buha agaciro, nibyo byatumye Singapore izamuka, nibyo byatumye za Vietnam izamuka, natwe tugomba kubuharanira. Ubwo Imana yavuga ati taha ugataha. Honorable nawe gira icyo bwira udukurikiye. Nkababwira ngo rubyiruko banyarwanda, abantu bose badukurikiye, dufite umuntu w'icyitegererezo tureberaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze kandi yatugiriye neza, yaciye umurongo wo kugenderaho kandi yaduhaye icyerekezo. Iki cyerekezo yaduhaye kandi kuko yatweretse ko ibintu byose iyo ubihagazemo ukabikora neza byose urabishobora. N'abandi bigira ubwoba, ariko n'ubundi no mu Kinyarwanda baravuze ngo amaraso yima igihugu imbwa zikayanywera ubusa. Nababwira ngo mwitange mu byo mukora byose, imbaraga zanyu muzishyiremo, ingufu zose muzishyiremo, mwubake umuryango niwo twavuze w'intangiriro y'ubuzima, imiryango myiza ikomeye, mwubake u Rwanda rukomeye rutajegajega rwuzuye, hanyuma dukomeze na Afurika yose itanyeganyega. Honorable ndabashimiye cyane ku bw'ibiganiro mwatugejejeho. Ndabashimiye Muhire Antoine, nawe ndabashimiye cyane. Hanyuma namwe mwadukurikiye ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Mu by'ukuri koko nkunze gusoza mvuga ngo tubeho tutaganya, ahubwo dufite umurongo, turebere mu mateka abagerageje gukora ibituma Afurika koko yibohora, turebe se icyo basize nk'umurage tushingiraho nka fondasiyo ikomeye gute, hanyuma natwe tugerekeho iryo buye ryacu, ubundi ibindi tubiharire ikizava mu byo tuba twakoze. Bifuje kugira ibihe byiza rero, mbashimira kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. No kwa gatandatu w'igitaha mugira ibihe byiza, mwari kumwe n'Uwiringiyimana Patience.